muri Bibiliya tubonamo ingero nyinshi z'ukuntu abantu bageragezaga cyangwa se bahataga bagaforsa bagashaka kwinjira ahantu Imana iri, kandi bagashaka kuhinjira mbere y'uko ubugingo buhoraho ubu bwazanywe na Kristo bwatangwa. Iyo bashakaga guforsa bahinjira, twahitaga tubona urupfu. Mbere y'uko umurimo wo gucungurwa, mbere y'uko uyu murimo wo kuducungura ukorwa, ngo umuntu yemere kwegera Imana atunganye, kandi yemere kwegera Imana atsindishirijwe, yemere kwegera Imana ari umukiranutsi, nta muntu wegeraga Imana cyangwa ngo ajye mu bwiza bwayo uko yabaga yishakiye. Ni ukuvuga ngo umuntu wegeraga hafi akegera nta muhuza, akegera nta buhuza buhari, yarahagwaga. Ese n'Imana yabaga imwishe? Oya, ntimumvugire ibintu navuze. Ntabwo Imana ariyo yicaga abantu. Ndaza kubisobanura neza, ndagira ngo untege amatwi gatoya gusa unyumve. Umuhuza n'ubuhuza byo mu isezerano rya kera nibyo twise ko byari igishushanyo cya Kristo. Rero kwegera Imana nta muhuza, kwegera Imana udafite Kristo byarangiriraga mu kurimbuka. Kurimbuka kudatewe nuko Imana ikwishe, ahubwo kurimbuka gutewe nuko umuntu waguye atashoboraga gusustaininga. Umuntu waguye ntabwo yabashaga gusavayivinga, ntabwo yabashaga guhagarara mu bwiza bw'Imana. Umuntu waguye ntabwo yabashaga kwihanganira umucyo w'ubwiza bw'Imana yera, ntabwo yashoboraga kuba muri uyu mucyo kandi ari umwijima. Ndaza kubaha impamvu yateraga izi mpfu, kandi impamvu idaturutse ku Mana. Icya mbere, Imana irera. Icya kabiri, umuntu we ari spiritually dead. Umuntu uri spiritually dead ntabwo yashoboraga kwegera Imana mbere yo gupfa kwa Kristo. Kubera iki? Kuko icyaha cy'umuntu cyari kitarakurwaho no gutangirwa impongano yacyo. Muraza kubyumva neza. Rero nta muntu n'umwe, nta munyabyaha n'umwe washoboraga kwinjira mu bwiza bw'Imana ngo ahagarare imbere yayo maze asavayivinge glory yayo. Ndaza kubisobanura. Umutambyi mukuru wenyine niwe washoboraga kwinjira ahera cyane. Hari ahera cyane hitwa ngo ni hirya y'umwenda ukingirije, hashushanyagaho Imana iri. Akahinjirana ubwoba bwinshi, akahinjirana amaraso y'igitambo, akahinjira rimwe mu mwaka gusa. Uyu mutambyi rero ngo yabaga ari igishushanyo cy'umuhuza w'Imana n'abantu, ari we Kristo. Ngo naho amaraso y'igitambo yo akaba ari igishushanyo cy'ubuhuza, wa muhuza azakoresha ahuza Imana n'abantu, ari bwo bugingo bwe cyangwa se ari bwo buzima bwe. Okay. Ndaza rero ndaza kukubwira ni iyihe mpamvu abantu bapfaga iyo baforusaga kwinjira muri presence y'Imana, bagaforusa kwinjirayo mu buryo butemewe, mu buryo butarimo umuhuza, mu buryo budafite Kristo. Sinzi nimba ibi bintu ari ngombwa ngo mbivuge cyangwa mbyihorere, cyangwa murabizi. Ntabwo mbizi. Muranyinginga munyereke ko muneza amatwi mbivuge cyangwa mbiranzike, nzabivuge muri 2026. Dore 2026 igiye. Nadutinze ahubwo. Reka nkwereke aba bantu bapfaga, kuko hari umuntu uherutse kuyimbaza arambwira ngo aba bantu ko bapfaga bicwaga n'iki? Aba bantu bapfaga batishwe nuko Imana yababarakariye. Kabiri, bapfaga batishwe nuko Imana ari yibishe. Icya gatatu, bapfaga bishwe nuko begereye Imana nta mongano ihari. Ndabisobanura ukuntu Imana atari yabicaga, ahubwo bo ubwabo biyahuraga. Si Imana yabaga yishe umuntu, ahubwo n'umuntu wabaga winjiye ahantu hari spiritually unfit for him. Sinzi niba iki kintu ndi bukivuge mu Kinyarwanda ngo cyumvikane. Umuntu yabaga yinjiye ahantu adakwiriye kwinjira. Ibi babyita ubwiyahuzi, ntabwo ari ubwicanyi. Ariko ntabwo uraza kubyumva neza ntaraguha urugero rw'ibintu biri tipike biherutse kubera ku kitaba Inyangizi iwanyu. Umuhungu umwe aherutse kwigirije yayigira intwari, aravuga ngo ngiye muri kabine ya rege, ngiye kubarahurira amashanyarazi,
twabaga ahantu bita ku Kitari. Uyu muntu yinjira muri kabine ya rege atarabyize, atabifitiye ubumenyi n'ubushobozi n'uburenganzira. Yari yarize ibintu byo kubara amafaranga. Yari yarize za konabilite na finance. Intensity y'amashanyarazi ibiramushoje. Aya mashanyarazi rero ntabwo yamwicanye ubugome, ahubwo nuko wayagiyemo ntabwo yari insulated, ntabwo yari protected, ntabwo yari akingiye. Imana rero ntabwo yicaga abantu, ahubwo ibyaha byabo nibyo byabicaga. Adamu amaze gukora icyaha, ikintu cya mbere yahise yibonaho ngo yahise abona ko atari insulated. Ntabwo Adamu yari protected, ngo yahise abona ko yambaye ubusa adakingiye. Mu Baroma 6:23 baravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ni ukuvuga ngo urupfu ni igihembo cy'ibyaha. Icyaha nicyo kiguhemba urupfu, ntabwo ari Imana iguha urupfu, ntabwo ari Imana ikwica. Niyo mpamvu nk'uko umuntu udakingiye cyangwa se utari electrically insulated atagomba kwinjira muri kabine ya rege ngo akoze intoki ze kuri bya byuma biba bishimitse, ni nako umunyabyaha atagombaga kwinjira ahari ubwiza bw'Imana adakingiwe na Kristo. Birumvikanye? Reka nze nsome story imwe iri mu Balewi 10, umuntu yanyandikiye ambaza ari kumbwira ngo nyivugeho, yabinyandikiye kare, ndavuga ngo reka nze mbivugeho mu iteraniro turi kwiga iby'umucunguzi n'umuhuza. Abalewi 10:1-3 baduhereze. Reka mbe nsoma kuko twatinze. Nadabu n'Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo bashyiramo umuriro, bashyiraho imibavu bayosheshereza imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye uwo atabategetse. Ku murongo wa 2, imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika. Turi gusoma inkuru Mose yanditse, kandi ndaza kubasobanura ku ni inkuru yabaye Mose adahari, kuko Mose yaza kuba hari ntabwo bari kwinjiramo, ngo bapfira imbere y'Uwiteka. Mose abwira Aroni ati, ibyo nibyo Uwiteka yavuze ati, kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera, kandi nzaherwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Murambonera kuko murambonera aya mashyano, murandorera aba bahungu bene Aroni mwabagabo. Babonye umutambyi mukuru papa wabo yinjira hera cyane, bagira amatsiko, bacunga papa adahari, bacunga na Mose adahari. Barangije babona batari hafi aho, nabo bajya kwinjira. Bagiye kwinjira n'amatsiko, ngo binjira imbere y'Uwiteka ahabuzanijwe, hatemerewe kwinjirwa n'uwari we wese usibye umutambyi mukuru wari igishushanyo cya Kristo. Barangije bagerekaho no kwinjirana umuriro udakwiriye. King James Version yavuze ngo binjirana strange fire. Umuriro Uwiteka atategetse. Mbibutse ko nta wundi wari wemerewe kwinjira hari usibye umutambyi mukuru, nawe akinjira rimwe mu mwaka gusa. So amashanyarazi abakubitira muri kabine barapfa. Begereye Imana nta muhuza, nta buhuza. Begereye badakingiye nta gitambo, nta maraso y'isezerano, nta kwera, nta covering y'ubutambyi bukuru bafite, nta mediateur, nta muhuza. Ahubwo bitwariye umuriro udakwiriye. Umuriro udakwiriye ni self effort to approach God. Nukwegera Imana ushaka kunyura handi hatari muri Kristo Yesu. Imana ishimwe kubera ko Kristo ahari. Uku ni ukwiyahura mwaberamo. Imana ntiyica kubera ko ubwiyahuzi butandukanye n'ubwicanyi. Abaheburayo 12:28-29. Nanone iki cyanditswe yakimpaye kiravuga ngo nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye kwegera ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha, tuyitinya. 29 ngo kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. For our God is a consuming fire. Reka mbabwire rero, nk'uko umuriro utwika ugatwika ibibabi byumye, ni nako ubwiza bw'Imana butwika ikintu cyose kitari compatible nayo. Iyo umuntu utari ufite Kristo yinjiraga mu buturo bwera, Imana ntabwo yamuhanaga. Reka mbisubiremo, Imana ntiyamwicaga, ahubwo uwo muntu yazabiranwaga no kwera kwayo, kuko yagiye muri place atari compatible nayo.
Impamvu Imana y'urukundo rero yirukanye Adamu. Imana ishimwe cyane. Imana yirukana Adamu muri Edeni. Edeni mbibutse ko isobanuye presence y'Imana. Adamu ntabwo yari kuyiraramo kandi yambaye umubiri w'umunyabyaha. Adamu yari yarangije kuba umunyabyaha. Adamu yari kurara yiguyemo. Imana ni nziza. Imana yamurinze gutwikwa n'amashanyarazi. Mbibutse Imana yahisemo kutabana n'abanyabyaha mu ngando zabo, ahubwo ibwira Mose ngo yo igiye kwibera mu ihema, kuko ibaye hagati muri bo bashira bazize iki? Ntabwo bashira bazize ubugome bwayo, ahubwo bapfa bazize urwauza. Uza muramuzi, umurebe wo muri Samweli wa 2:6. Yapfuye atazize yuko Imana iri violent, yapfuye atazize ko Imana imwishe, ahubwo yazize yuko igipfa cyegereye gukiranuka nta muhuza. Imana ibwira Mose ngo kwera kwayo ntabwo kuzerekanirwa, ntabwo kuzagira aho guhurira n'ababa mu ngando, ahubwo kuzerekanirwa mu bayegera. So abayegera mwese bo mubarewe, abayegera bo mubarewe, mumenye ko muri abanyabyaha. Ndi kubwira abarewe, mumenye yuko mugomba kwegera ari uko mufite umuhuza. Mumenye ko mugomba kwegera mufite amaraso. Mumenye ko mugomba kwegera mufite Kristo. Mumenye ko mugomba kwegera mufite covering. Mumenye ko mugomba kwegera mufite protection kuri high voltage. Mumenye ko mugomba kwegera muri protected from immorality, from immortality, because you are mortal. Abantu bo kware ku musozi wa Sinai, Imana ibwira Abisiraheli, iramubwira ngo be kwegera uyu musozi. Mose we babwire be kwegera, please babwire be kwegera. Ntabwo Imana bibabwiraga kubera ko izi ko iri dangerous, ahubwo ni urukundo yakundaga umuntu. Yari izi ko umuntu waguye wabaye foreign, iyo ageze muri divine purity aba corrupted. Sinzi nimba icyo cyongereza cyumvikana. Amategeko Mose yahabwaga ntabwo yari urubanza ku bantu. Amategeko Mose yahabwaga ntabwo yari ayo gukanga abantu no kuba rejectinga ngo bave ku Mana, ahubwo yabaga ari ayo kurinda umuntu urupfu ngo adakenyurwa na sekanyorya. Ariko ubundi za sekanyorya zagiye ziracyabaho, muracyazibona. Abana bo muri za Bibiri ntabwo bazimenya, ba Hope ntazo bazi. Sekanyorya zabaga ku bipangu byo mu migina, babaga handitseho ngo sekanyorya. Hirya hakandikaho ngo hano hari imbwa iryana. Ziracyahari. Mama nawe uzayishyireho sekanyorya, nta cyaha uzaba ukoze. Ni nkuko muri Rega mu minsi ya none sigaye mbona bandika kuri ya mapirone yabo bagashyiraho itegeko rivuga ngo uhegereye wapfa. Uhegereye wapfa ntabwo babyandikaho kugira ngo bagukane, ntabwo babyandikaho kugira ngo bakwice, oya, ahubwo babyandikaho kubera ikintu. Hano hari abantu biza amashanyarazi, hari ibintu twita skin effect na corona effect muri za transmission lines. Amashanyarazi, Olivine yabimenye, amashanyarazi agira imbaraga zitagaragara zicuyegereye wese. Ariko se kuki tugumya tukayashinga mu mihanda? Umuntu wegereye amashanyarazi adakingiye ziramwica. Ariko izo mbaraga nagira ngo mbabwire ngo nizo zitumye muri aka kanya turi kuganira nge namwe, turi mu bihugu bitandukanye kandi turi no ku migabane itandukanye. Nagira ngo mbabwire ngo Imana nayo igira imbaraga zitagarira amaso y'umuntu zitwa gukiranuka. Izo mbaraga uwageragezaga kuzinjiramo wese adakingiye, akazinjiramo ari umunyabyaha udafite umuhuza, ntabwo yazirokokaga. Ntabwo ari Imana yabaga imwishe, ahubwo yabaga yiyahuye. Kandi nagira ngo nkubwire ngo izo mbaraga zagombaga kuhaba, kuko nizo zakugize umukiranutsi by'iteka, nizo zitubyara ubwa kabiri, nizo zihindura ubuzima bwacu, zigahinduka ubuzima bwacu iyo twizeye Kristo. Imana ishimwe cyane. So hari umuntu urambwiye ngo ziriya illustrations, ziriya ngero zo mu byanditswe zabereyemo iki? Icyambere, reka mvuga ibintu nka bine. Zabereyemo kutwigisha cyangwa se guhishura ko Imana itegerwa n'umunyabyaha ngo bikunde, keretse hagati yayo nawe harimo umuhuza ari we Kristo. Icya kabiri, ziriya story zabwiraga Abisiraheli ko bagomba kumenya ko gukiranuka kwabo kutabahesha kwegera Imana, ahubwo bakwiriye cyangwa se bakeneye umuhuza ari we witwa Yesu Kristo. Icya gatatu, zerekanaga iki?
zerekanaga ko kwirwanaho no kugerageza kwegera Imana binyuze mu mbaraga zawe zitari iz'umuhuza witwa Kristo birangirira mu rupfu. Gukiranuka kwawe ntabwo gushobora kuguhesha ubugingo buhoraho. Icyakane, ziriya nkuru zose zo mu byanditswe zavugaga ko Kristo, ahantu ndahakunda, ari we wenyine uzaba umuhuza umwe rukumbi ubasha kugeza umuntu ku Mana, ubasha guhuza umuntu n'Imana. Niko Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwa mbere 2:5, iramubwira ngo hariho Imana imwe, ngo ariko kandi hariho n'umuhuza umwe w'abantu n'Imana. Aravuga ngo nawe ni umuntu, ngo ni Yesu Kristo. There is one God and one mediator between God and man, and he is a man, Jesus Christ. Imana ishimwe cyane kubwo muhuza. Umunsi umwe yarabivuze avuga yeruye muri Yohana 14:6, aravuga ngo I am the way. Aravuga ngo ni nje nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data nawe ushobora kuhajya namujyanye, cause I am the life. If you don't want to be stricken by fire, I am the life. I give you my life. No man can come unto the Father but by me. You can never go there without him. It's impossible. Impossible. Jona babwiye ko kugira ngo umuntu abone igisubizo cy'ibyaha, abone igisubizo cy'ibibazo yari afite cyitwa inyota yo gukiranuka, yagombaga mbere na mbere kubanza guhabwa ikiruta imbabazi ari cyo gucungurwa. Icya kabiri rero, iyo ikintu yari akeneye kugira ngo abone uko gukiranuka ni ukubona umuhuza, kuko ugukiranuka ntabwo kwashoboraga kuba impacted kuri we direct hatarimo umuhuza hagati. Umunyabyaha wese akeneye umuhuza, ari we Kristo, kubera ko nyuma y'uko umuntu acumuye agatandukanwa n'ubugingo buva ku Mana, ikintu akeneye cya mbere ni umucunguzi. Ikintu akeneye cya mbere ni umuhuza, cyangwa se akeneye umuhesha bwa buzima bw'Imana yatakaje. So iyi niyo nyota rero yo kubona umuhuza yabaye mu bantu, iba mu bantu kuva igihe Adamu yabiriye defeated. Umuntu yama ari gucumura, atandukanwa n'Imana, asogongera, aragenda yiranguza ibihembo by'ibyaha, amenya ko Imana ituye mu bwiza, kandi ubwiza bwayo ari umucyo utegerwa. Umuntu yatangiye atangira kuniha iminiho, agaragaza inyota afite yo guhuzwa n'Imana. Niko tubibona muri Bibiliya. Turaza kwiyambaza igitabo cya Yobu ho gatoya, kuko mu gitabo cya Yobu harimo amajwi yiganjemo amarira y'umuntu utakamba yerekana ko akeneye umuhuza, umunyabyaha agahuzwa n'Imana ikirana. Hariya muri kiriya gitabo cya Yobu harimo imvugo iri poetry, ni poem ikubiyemo ikibazo cy'umuntu mu myaka ye yose. Ni gute umuntu yahagarara imbere y'Imana akiranuka? Ntabwo bishoboka. Igitabo cya Yobu gifite record yuko aricyo gitabo cya mbere cyanditswe mbere y'ibindi byose biboneka muri Bibiliya. Mu minsi yashize, mu myaka yashize, byajwe kwemezwa ko cyanditswe na mubyara wa Aburahamu witwa Yobabu. Uyu nguyu mwene Zera w'Ibosira yari umwami wo muri Edomu, ahantu bita muri Arabiya y'uyu munsi. Yacyanditse igihe Yakobo yamanukaga ajya muri Egiputa. Imvugo nyinshi rero zigikubiyemo zigaragaza ingene, niko Murundi yavuze, n'ingene umuntu akeneye umuhuza, umuntu wamuhuza n'Imana. Uwo muntu wo mu gihe cya Yobu 4:17. Ntabwo mfite umwanya wo kujya gusoma amagambo ya Elifazi w'umutemani, aya misenya ataruka rwose, muzayasome. Yobu 4:12-17 hakwereka ishusho y'umuntu wari wiryamiye ahantu ngo mu ihema rye mu ijoro, ngo maze mu iyerekwa ryo mu nzozi ngo yumviramo ijwi rimubaza ngo mbese umuntu upfa yabonera ati imbere y'Imana? Ese koko birashoboka ko umuntu yakwera akaba pure imbere y'umuremyi we? Ngiri hurizo ry'iteka umuntu yahoranye kuva yamenya ko ari umunyabyaha. Can a moral man, a mortal man be justified or acquitted before God? Shall foreign man be pure before his maker? Mwite kuri iryo jambo moto, igipfa, umuntu upfa. Umuntu yahindutse moto igihe yajyaga munsi y'ubutware bwa Satani. None se ni gute igipfa, ni gute igitwarwa n'urupfu, ni gute ikiyoborwa n'umubi Satani cyahagarara imbere y'Imana kidatsinzwe n'urubanza? Ni ikibazo. Tuzanire Yobu 9:25 ugeze kuri 3:3, dusome twihuta cyane dusiganwa n'amasaha. Ntabwo nshaka kuza kubakereza cyane.
Yobu 9:25, reka twihute. Haravuga ngo iminsi yo kubaho kwanjye irihuta kurusha impaya amaguru, irahunga ariko nta kizibona. Umva igipfa kuntu kivuga. Yobu 9:25, Fredy twagiye ugeze kuri 3:3, reka mbe mbasomera ngo iminsi yanjye irahita nk'amato yihuta, nk'uko igisiga gihorera gifata icyo gihiga. Wow, twakomeje 27. Iyo mvuze nti nzirengagiza amaganya yanjye ndeke kugaragaza umubabaro, ahubwo nishime. 28. Imibabaro yanjye yose intera ubwoba, nzi yuko utazantsindishiriza. Ntabwo Imana itsindishiriza, ntabwo Imana itsindishiriza hatabayeho ubuhuza. Urubanza ruzansinda, noneho ndarushywa n'ubusa kuki. Naho nakwiyuhagiza amazi ya shelegi ngakaraba isabune, nabwo wanjugunya mu rwobo. Imyambaro yanjye ikanzinukwa, imyambaro yanjye ako kajambo kagumane ndashaka kukavugaho. Erega Imana si umuntu nkanjye ngo nyisubize ngo tujyane tujye kuburana. Ntawe uturimo wo kuburanirwa wabasha kudushyiraho amaboko twembi. Uyu nguyu ni Yobu uri mu mukungugu, ugoswe n'inshuti ze, uri gushira amanga, akavuga agahinda n'ubwoba bya buri muntu wese. Ari gukoresha imvugo izimije, icyo twita metaphor. Ari kudescribinga cyangwa se ari kwerekana uburyo ubuzima bw'umuntu bumucika bukamuca mu myanya y'intoki byihuse mu kanya nk'ako guhumya. Ngo iyo yibwiye ko azirengagiza amaganya n'ibyago bye by'uko ari umunyabyaha, ngo ahubwo nibwo imibabaro irushaho kumutera ubwoba. Akavuga ngo ubu noneho menye ko ndi kurushywa n'ubusa w'Amana. Ndabizi ntabwo uzansindishiriza, ahubwo uzancira urubanza. Ndabizi naho nakwiyuhagiza amazi ya shelegi, naho nakwiyuhagiza amazi y'abarafu y'urubura, ngakaraba isabune, naho nakwiyeza gute, uko nasaba imbabazi z'ibyaha byanjye kose, uko nakwirinda icyaha n'igisa nacyo, ibyo nakora byose n'umwete wanjye wose, nkongeraho agahinda gasaze, nkongeraho amarira adashira, byose ntibyabasha kunkuraho ibyaha. Niko Yobu yavuze. Turacyari kumwe? Yobu aravuga ati ibyo byose nabigerageza, naho nashyiraho n'ikiru cyo kwibabaza, bya bindi profete yatwigishije ba mariteriteri bakoraga hariya. Ibintu byose nakora, nubwo ndabizi nabwo wanjugunya mu mwobo, unjugunye mu rwobo, imyambaro yanjye yanzinukwa. Mwumve iyo picture ku murongo wa 31. Aravuga ngo imyambaro yanjye yanzinukwa. Imyambaro yanjye ni iki? Umwambaro w'umuntu nuko umuntu agaragara. Uyu munsi ndi kubona Landry agaragara neza yambaye ikote ryiza na karavate. Umwambaro w'umuntu ku Mana ni iki? Umwambaro w'umuntu ku Mana ni self righteousness. Umwambaro wanjye ni ukuvuga ngo ni ukubonera kwe, uku ni ugukiranuka kwe, uku ni ugukiranuka kwa muntu. Bibiliya ikwita ugukiranuka guhimbano, ikavuga ngo ntabwo ukugukiranuka kwa muhumuriza, ahubwo kwa muzinukwa. Oh haleluya! Ngo ahurire n'Imana mu rubanza. Ngo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko, ariko bagerageza kwihimbira gukiranuka kwabo ubwabo, kuko batamenye ko Kristo ari we amategeko yose asohoreho kandi agahesha uwizera wese gukiranuka. Habaho gukiranuka kwa muntu, hakabaho no gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kwawe kurakuzinukwa, ntabwo gushobora kugutsindishiriza mu maso y'Imana. Uyu ni Yobu. Yari abizi neza rero ko adashobora gufesinga Imana, kuko Imana ntipfa nkawe. Imana ntiri muri klasi imwe na Yobu. Nta rubanza rw'icyaha ruyiriho ngo umunyabyaha arangije avuga aya magambo ababaje. Ni amagambo ababaje cyane kurusha andi magambo yose yavuze. Avuga ku murongo wa 33, aravuga ngo nta murimo wo kuburanirwa ntawe uhari, ntawe uturimo n'umwe wo kutuburanira. Uwo kutuburanira nta n'umurimo ngo wo kumburanira, nta n'umurimo wo kunyunga, nta n'umwe uturimo wo kunkuza. Mu gihe burayo iri jambo ngo kuburanira cyangwa guhuza ryitwa yaka bivuze iki? Yaka bivuze mediator. Nta muhuza uturimo n'umwe mu bantu wabasha kudushyiraho amaboko twembi. Nta n'umwe uhari. Neither there is no daysman, there is no mediator who can stand between us. Nta n'umwe uhari. Mu yandi magambo, nta muhuza waduhagararamo hagati yanjye nayo. Nta uhari ubasha kugira gukiranuka mu maso yayo ngo narangiza duhuze Imana imwemere. Hano Yobu ntabwo yivugiraga, ahubwo yavugiraga inyoko muntu yose. Yobu 25 umurongo wa 4 n'uwa 5 n'uwa 6.
Frederic njya kukwaka icyanditswe nkabona uri gushyiraho ibikumi. Yobu 25:4-5-6 hazane ubundi tuhasome. Yobu 24:5-6 haranditswe ngo umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana? Cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane? Ni ikibazo nawe wagisubiza. Kariza we iki kibazo ntiwagisubiza. Wagisubiza ndabizi. Ku murongo wa 5 ngo dore ndetse n'ukwezi ntikumurika n'inyenyeri nazo ntabwo ziboneye mu maso yayo. Umwanditsi ari kuvuga iki hano? Umwanditsi ari kuvuga ku cyaha cya Adamu cyatumye bigenda gute? Cyatumye ibyaremwe byose bijya mu biganza by'umubi. Ibyaremwe byose byagiye mu biganza bya Satani. Satani yarabyanduje ku buryo Imana idashobora kubireba ngo ibyishimire cyangwa ibinezererwe. So mubwire rero abo bantu b'abahindu mubana nabo, abo bantu basenga ibyaremwe n'abasenga inyenyeri n'abaramya izuba n'ukwezi, mubabwire ko nabyo ubwabyo byanduye. Mubabwire ko nta kintu na kimwe gihari cyabasha guhuza umuntu n'Imana. Ku murongo wa 6 aravuga ngo ntanswe umuntu w'inyo gusa, umwana w'umuntu w'umunyorogoto. Inyo umunyorogoto, umunyorogotwe, babandi bavuga umunyorogottwe nta hantu babikuye. Kuba umunyorogoto, kuba inyo ni ikigaragaza kugwa k'umuntu. Ubundi inyo ni akayoka gatoya gashushanywa nk'umwana w'inzoka ya kera ari we Satani. Umwanzi ari we nzoka ya kera ni Satani. Satani uwo nguwo ntiyabasha guhagarara imbere y'Imana, ntabwo bishoboka. Umwana we ntiyabasha guhagarara imbere y'Imana. Yobu rero ari kuvuga yeruye ko nta na kimwe, nta n'umwe mu bahari, nta na kimwe gihari cyabasha guhuza umuntu n'Imana. There is no serious mediator. There is no serious mediator, but we have this serious need of mediation. Imana ariko ifite igisubizo kituzanire, kiri muri Yeremiya 30:18-20. Yeremiya 30:18-20 tuzanira icyo cyanditswe. Yeremiya 30:18 kugeza kuri 20. Imana ishimwe cyane. Nitumara gusoma Yeremiya 30:18-20 kugeza kuri 20, ahubwo kugeza kuri 22. Yeremiya 30:18 kugeza kuri 22 ndahita mbereka ukuntu dusenga. Igisubizo cy'Imana cyarabonetse. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ese ibi bintu byumvikanye cyangwa nabiciyemo nirukanka kubera umuriro wari wabuze mu rusengero tugahindura amatara? Imana ishimwe ubwo byumvikanye. Yeremiya 30:18 haranditswe ngo uku ni ko Uwiteka. Ari abantu baza guterana bagatanga nta kintu bumvishe, ngo kuba nta kintu batoyemo bigahita bivuga ngo ubwo twigishije ubuyobe. Ahubwo kuba nta kintu watoyemo ni ikigaragaza yuko udaterana kenshi. Abantu barenze bangahe barekarama ngo ntabwo ibi bintu byabituruka ku Mana, ngo tuze tubyige, ngo nitumara kubyiga ngo dutahe nta kintu dutoyemo. Ngo ubwo se mushatse kuvuga iki? Ubwo mushatse kuvuga ko tutize se? Mushatse kuvuga ko tutari twarigishijwe? Yego nyine, ntabwo mwari mwarigishijwe. Nimutaza ngo mwicare mwige nta kintu muza. Uku niko Uwiteka avuga. Aravuga ngo iki Imana we? Ari kuvuga ngo dore ngiye kugarura abo mu mahema ya Yakobo. Haleluya, ngo mbakure mu buretwa. Imana ishimwe cyane. Ngo nzagirira imbabazi ubuturo bwe. Imana ishimwe. Ngo ntawo mu murwa, ngo nawo umurwa uzubakwa ku birundo by'aho amazu yabo yasenyukiye, kandi inyumba izubakwa nk'uko yari isanzwe. Ku murongo wa 19 ngo hazavamo gushima n'ijwi ry'abanezerewe, kandi nzabagwiza ntibazaba bake. Ntabwo tuzaba bake, ntabwo bishoboka cyane. Mwebwe ibintu muri gukora amabara, muri kugenda mukuvuga ko inzira ijya mu ijuru abantu bayicamo ari benshi, ngo abantu babaye benshi, kandi mu idini batwigishije ko abantu bayicamo ari bakeya. Bibiliya iravuze ngo ntibazaba bake. Oh haleluya, ngo nzabubahiriza ntibazaba boroheje. Ntabwo tuzaba abantu bakandagirwa, ntabwo tuzaba defeated men, ahubwo ngo bazaba abantu bakomeye, ntabwo bazaboroheje. Ku murongo wa 20 ngo wumve n'abana babo we, ngo n'abana babo bazamera nk'uko bari bameze ubwa mbere. Imana ishimwe cyane. Ngo iteraniro ryabo rizakomerera imbere yanjye, kandi nzahana abababonerana bose. Umva ku murongo wa 21
ngo kandi umwami wabo azakomoka bize mondra zetayine. Nguyu ndamubonye Yesu, mubonye muri iki cyanditswe. Umwami wabo azakomoka muri bo, umuhuza wabo azakomoka muri bo, umutegetsi wabo azava muri bo. Uyu niwe nushaka uhaca akarongo muri Bibiliya. Bibiliya iravuze ngo nzamwiyegereza nawe nzatuma nyegera nshyikire. Nguyu umuntu ukwiriye kwegera Imana mu cyimbo cya muntu akamuhuza nayo. Nguyu ukwiriye kuduhuza na Data. Ngo ninde watinyuka kunyegera? Niko Imana ivuga. Ngo ni Uwiteka abaza. Ari kuvuga ngo ninde se? Bareze ketaya la moria. Musubize Uwiteka mumubwire ngo Yesu arabonetse, aturutse hagati muri twe. Bivuravuze ngo nawe ni umuntu. Bibiliya yatubwiye ngo hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu yitwa Yesu Kristo. Umurongo wa 22. Baraza tabarakori ya Maria bonia. Namara kubahuza bizagenda bite? Ngo muzaba ubwoko bwanjye. Lebareze tayile moria. Ubwoko bw'Imana. Ngo nanjye nzaba Imana yanyu. Bazeze tegeboriko lizatori ya mandreze tayine. Uku niko abahanuzi bose barimo na Yeremiya bahanuraga iby'agakiza kenda kuzatangwa, bakavuga iby'umuhuza uzahuza abantu n'Imana. Imana ishimwe cyane. Rezete bonesa sotalia la Maria boria. Barangwa abahanuzi. Haleluya. Bahereyeho aposa twigisha ngo barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa, ngo babihanuraga babishimikiriye, ngo bakarondora igihe cyari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo. Ngo warangiza ugahamwa n'imibabaro ya Kristo itari yaba, ngo ndetse n'ubwiza bwinshi bwari bugiye kuzayikurikira. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umuhuza abantu n'Imana. Uzahesha umuntu gukiranuka ku Imana, uzazanira agakiza abari mu isi. Uyu nguyu azava he? Kristo azava he? Azava uzunga abantu n'umuremyi wabo, uzabyarwa nayo akavukira mu isi yambaye umubiri, akababaranwa na bene Adamu, bakabarara bagasangira, bakabaranwa mu ibarura. Azaturuka he? Uzatukwa kangwa, agahemurwa n'abaje kugirira neza. Azaboneka he? Wabahanuzi bose bari barahanuye n'abanditsi bakamwandika. This is the incarnate beloved Son of God. Ni uzaza agakora ibyo umwana w'umuntu atari kwishoboza gukora. Azakora ibyo umuntu atari gushobora gukora. Azarokora umuntu urupfu rw'iteka. Azaba umuhuza, azaba mediateri. Ngo agomba kuba afite ibintu bine agomba kuba yujuje kugira ngo yemererwe gukora uwo murimo. Icyambere, number 1, he must be a man, for he must represent humanity. Ngo agomba kuba ari umuntu kugira ngo abashe guhagararira abantu bose. Number 2, he must possess the capacity to understand and sympathize with temptations of man. Ngo agomba kuba sobanukiwe ibishuko bya muntu kandi akabasha kubyihanganira akabitsinda. Number 3, he must possess a standing of righteousness with deity. Ngo agomba kuba hagarara imbere y'ubumana ari umukiranutsi nta cyaha na kimwe afite. Number 4, he must not be a subject of Satan. He must be free from all satanic authority. Ntabwo agomba kuba ari umuyoboke wa Satani. Agomba kuba bohotse rwose 100% atari mu butware bwe na bumwe, atari munsi y'ubushobozi bwa Sekibi. Now watch. Uyu muntu yarabonetse cyangwa ntiyabonetse? Uyu muntu yarabonetse. Mwumva igitangaza gikomeye cyane. Uyu muhuza yarabonetse, yaje yujuje ibyo byose kandi ngo yaduhuje na Data. He represents ourselves before God, and this is our present day reality. Oh my God. Imana ishimwe cyane. Abaheburayo 10:19. Ngo nuko bene data mwumve, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjira hera cyane n'amaraso ya lerezetebo. Haleluya. Ordinance yo kwinjira, ngo tunyuze mu nzira yaduciriye nshya y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari we mubiri we. Ngo kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, ngo twegere bimeze bite? Ngo dufite umutima w'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu ibinjagiriwemo gukurwaho kwimenya ibibi, n'imibiri yacu yuhagiwe amazi meza. Ibi ni boldness, ntabwo badufite bwo kwinjira hera cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ninjira hera cyane, Yesu yaneguriye. Imana ishimwe. Haleluya. I thank God forevermore.
I have this boldness right now. Hallelujah, hallelujah. Good news, we don't die. We never die. We never die. We cannot corrupt in his presence. Never. Dufite gushiramanga rwose kandi ntidupfa. Hey, hallelujah. Dufite gushiramanga. Dutuyeyo aho niho iwacu. N'ubuturo bwacu bw'iteka ryose. Aho umutambyi mukuru yajyaga rimwe mu mwaka. Data yaraduhaye ngo tuhatubere ubuturo bw'iteka. Yatuzuranye na Kristo niko birivuga ngo itwicaranya nawe turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri we. We are seated together with Christ in heavenly places. Uyu munsi tuganira turi mu buturo bw'Imana. I am in God's dwelling in Jesus name. Ndi mu buturo bw'Imana, Imana nayo iri muri njyewe. Mwumva inkuru nziza rero kuri ya mashanyarazi. Ya mashanyarazi bwa bwiza na wa muriro wakongoraga ukica abiyahuzi b'abanyabyaha. Uyu munsi uwo muriro utuye muri nge. Hebrasa karama rebosaya. Ntabwo unkonsuminga, ntabwo unyotsa, ntabwo umbabura, ntabwo unkongora, ahubwo uwo muriro ni ugukiranuka Imana yampaye. Wahindutse gukiranuka kwanjye. Uwo muriro nibwo bwiza bwanjye. That fire is my glory. Hallelujah. That's the miracle of salvation. Nukuntu Imana ituye mu muntu. Bibiliya iravuga ngo Christ in you, the hope of glory. Imana itaregerwaga kubera aya mashanyarazi uyu munsi ituye mu muntu. Umuntu ntashye kubera Kristo yamuhaye gukiranuka. Ngubu ubuzima bw'Imana rero. Hallelujah. Ngaka gakiza k'Imana. Niko bita guhuzwa n'Imana. Barazeke bosharia. Ibyo byose biri muri ngewe. Umuhuza ari muri nge. Kristo ari muri nge. N'ibyiringiro by'ubwiza tugiye gusenga. Kandi ubu bwiza n'ubwiza budashira. Uyu munsi mfite access ihoraho mu rugo rwa data. Uyu munsi Kristo amuzana data. Hallelujah. Kandi yamuje na data. Ubu nahuye nawe by'iteka ryose. Hallelujah, hallelujah. Ema ndahishuriwe. Turabigira dute ko saa 2 zarenze? Bibiliya yavuze ngo ni umuhuza w'abantu. Ntabwo Bibiliya yavuze ngo ni umuhuza. Munyumve neza. Mwababyeyi mwe ndahishuriwe. Bibiliya yavuze ngo ni umuhuza w'abantu n'Imana. W'abantu n'Imana. Ntabwo ari umuhuza w'abana b'Imana n'Imana. Do you know why? Ese muzi impamvu ahuza abantu n'Imana gusa atajya ahuza abana b'Imana nase? Reka nyibasobanurire. Nuko iyo umaze kuba umwana wayo uba wahujwe nayo byarangiye. Reka ngasubiremo. Bibiliya yavuze ngo hari Imana imwe, ngo hakabaho n'umuhuza umwe, ngo akaba ari uw'abantu n'Imana. Ntabwo Bibiliya yavuze ngo ahuza abana b'Imana n'Imana. Ahubwo Bibiliya yavuze ngo ahuza abantu n'Imana. Impamvu rero adahuza abana b'Imana nase nuko abana b'Imana ari abantu barangije guhuzwa nayo. Kandi iyo bahujwe nayo biba byarangiye. Iyo twahujwe n'Imana ntabwo twongera gukenera ubuhuza. Ahubwo kuguhura kwacu na data wo mu ijuru kuba kwarangije kuba sealed na Holy Spirit. Imana ishimwe cyane. Mwuka wera yarabisirinze. Mwuka wera yabishyizeho ikimenyetso. Turi muri glory y'iteka. N'umwana w'Imana by'iteka ryose. Marege boshaya laboria. Ntabwo nzabyarukwa. Mfite ikimenyetso cya mwuka ku buzima bwanjye. Ubwiza bw'Imana nahujwe nabwo ni Kristo Yesu wampuje. N'umwana w'Imana uyu munsi aka kanya nawe ugiye guserebura nkanjye. Fungura mikrofone userebura uwo wagizwe kuwe kubera ko hari uwaguhuje n'ubumana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo uzigera uva hera cyane. Satala barado sona marada. Kata parado zodala barada yaba. Tuta parada bazota yaba yaba. Zodele barado zana marada. Katala barado zoda barada. La zatala barado zone marado zaya. Ele katala barado sotaya baradaba. La zone barada parado sotele barada. La parado parabarada barade. Sata karada barado zana maria. Bele do sotala barada karada.
sitikala abala Kandi mose tayileboria. Kandi nabaye nka Frederic yarabwirije arajoro ngo ubu nahagaze. Ndikumva nanjye nahagarara. Imana ishimwe cyane. Baraza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Esato karabaradozaya. Nuko ikintu gitangaje. Ndikumva navuga mu ndimi kuko Imana ashobora kuba atari kunyuza kuri YouTube. Kristo amaze kuduhuza n'Imana byararangiye, ntabwo twongera gukenera umuhuza kubera ko twarahujwe, kandi aho twahujwe twaramatanye, twahindutse umwe n'Imana. Nenenemo nesaka yarabo, twahujwe n'Imana byararangiye. Ntabwo tuvayo ngo twongere tugaruke, ahubwo turiyo by'iteka ryose. Kristo ari muri twebwe n'ibyiringiro by'ubwiza riza zezeke yaramari yaboria. Imana ishimwe Rado sotayaba elekato yamante edelebazodea. Imana ishimwe cyane. Oh, our God is a glorious God. Makaza tayabari yakoze tayine. Uyu mugore wanjye arashaka mpanura iki kindi kirenze ikindi. Arashaka mpanura iki kindi kirenze ikingiki. Umva muhanurire wa mugore we. Ntabwo uzava ku Mana. Satebele goria progestra de amoria. Kristo akimara kuguhuza byararangiye. Uri mu bwiza bw'iteka, uri mu kubaho kw'iteka, uri mu bugingo bw'iteka, uri mu mbano z'iteka, uri mu mbaraga z'iteka, uri urumuri rw'iteka, uri umucyo w'iteka, uri umugisha by'iteka. Turabiteka mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Gutya Kariza naza kumuriza. Kariza we. Dore Damiye yakira impano yo kwandika mu ndimi. Kato paradoza dea. Kwandika mu ndimi mu izina rya Yesu. Kariza ntabwo nshaka kukuriza kuko nakwiciye amasaha rwose, wasubirana gahunda, ariko ikintu cy'uru uyu munsi umuhuza yarabonetse. Oh my God. Kandi amaze kuguhuza na data byararangiye, wahujwe na data. Ujye uvuga ngo ibyanjye byararangiye mu izina rya Yesu. Byararangiye, 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 byararangiye. Nenezete nemonikali ya brori ya close. Oh mano we, umuhinda aravuga ngo katamoge. It's done in the name of Jesus Christ. We have the mediator between us and God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on.